Hello friends, nkuko mubibona CapCut yahinduye ibintu byinshi cyane ku buryo biriho bisaba kwishyura amadolari menshi kugira ngo ushobore kuyikoresha. Biriho birasaba amadolari agera kuri 6.49 ku kwezi kugira ngo ushobore gukoresha CapCut neza nkuko wari usanzwe uyikoresha. Amadolari agera kuri 49.99 ku mwaka kugira ngo ushobore gukoresha CapCut neza nkuko wari usanzwe uyikoresha. Ibi rero byaciye intege aba content creators bari bamaze kumenyera gukoresha CapCut nka video editor nziza yari imaze kuborohereza akazi kabo. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kubereka uburyo ushobora gukoresha nibura ukagerageza gukoresha CapCut ku buntu ibyinshi utabyishyuye, nkabereka ibishobora gukorwa ku buntu n'ibyamaze kushyirwa ku mafaranga kugira ngo byirinde utaze kugwa mu ikosa ryo gukora video bityo wajya kuyi-exporting urangije kuyikora bakaguca amafaranga. Ngiye kwereka uburyo ushobora kubikoramo nibura ukirinda ko gucagingwa cyangwa se gucibwa amafaranga na CapCut. Biragusaba kureba akantu ku kandi kugira ngo utaza kwirushya editinga video bityo bikarangira baguciye amafaranga wayabura video yawe ukaba utagishoboye kuyi-exporting. Reka dutangire nk'ibisanzwe. Nge nitwa Gatari Fred, nguhaye ikaze kuri iyi YouTube channel. Niba uri mushyashya kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe iturutse kuri iyi channel igucika. Hanyuma we nimba warakoze subscribe ugafungura inzogera uri inshuti yacu nk'ibisanzwe. Reka dutangire. Nk'ibisanzwe CapCut ni application nziza abantu bose bakoresha cyangwa se abenshi dukorana hano bakoresha kubera ko yoroshya kweditinga biturutse ku ma features menshi igira. Niba utayifite uraza kandi hano kuri Play Store uyikandeho, uze hano muri search wandike CapCut. Wandike muri search CapCut gutya, nurangiza uyi-downloading. Nimara kujya muri telefone yawe uraza uyifungure gutya. Barakubwira ngo add cyangwa se new project, urayikandaho gutya. Nk'ibisanzwe abasanzwe dukorana bazi ko nimba ugiye kweditinga video, urugero nimba ari iyi video wenda urabanza urebe ko ariyo, hanyuma ubwo icyo ngamije kubereka cyane ni ukubereka uburyo ugomba kuyikoresha bityo ukirinda kwishyura. Ndakwereka udukosa ushobora gukora bikarangira wishyuye. Nk'ubusanzwe kugira ngo wongere karite ya video hano ugomba kuba washyize mu 1000 nibura na 80 gutya. Iki gihe video yawe nibura karite ibimeze neza. Hanyuma ukeditinga video yawe, urugero nimba video yawe iri kuvuga gakeya ushaka kuyongerera volume uraza ukande hano kuri iyi video gutya, hanyuma ubone volume hano uyongere ahangaha uyongere. Ariko muri iyi video ntago ngamije cyane kubereka uburyo beditingisha CapCut, ahubwo ngamije kubereka ngo iby'ubuntu ni ibihe, iby'amafaranga ni ibihe, kugira ngo mubyirinde iby'amafaranga bitaza gutuma video zanyu zibura ukuntu ziba exported. Urugero nuza gukanda kuri video gutya, wajya urugero nk'ahantu twajyaga tujyaho gukuraho background wenda handitse remove BG cyangwa se remove BG gutya, wahakanda gutya ugiye gukuraho background y'iyi video, warenze ukabona ahantu handitse pro. Uzirinde kwakoresha kuko nuhakoresha, reka tuhakoresha urebe. Ugomba gukoresha ahantu hose hatanditse pro kubera ko niho hantu h'ubuntu. Ahanditse pro reka mpakande urebe ikintu kiri bube. Reka nkanditse hano handitse auto remove gutya. Ninkanda auto remove tayari video yanjye urabona ko background yari umweru none ivuyeho. Ariko hano wowe video yawe ibaye uko wabishakaga, ariko wibuke ko hano hahise haza ijambo ryanditseho ngo pro. Bivuze iki? Nitujya ku exporting iyi video baradusaba kwishyura, kandi wibuke neza ko abenshi muri twebwe tudashoboye kwishyura. Niyo mpamvu ngira ngo witonde neza urebe iyi video utaza kugwa mu ikosa ryo kweditinga ka video kamara kumera neza ugasabwa kukishyura kandi utabifitiye ubushobozi. Reka nguhe urugero ruto urebe uburyo bahita bakwishyuza. Nk'ubu tubare ko wamaze kweditinga video hano ukande export gutya. Nujya ku exportinga gutya barahita bakubwira ngo
you are using a pro features, ni ukuvuga ngo uriho urakoresha pro features. Urabibona hano means barahita bakubwira ngo join CapCut Pro means you are going to pay, ugiye kwishyura. Ni ukuvuga ngo rero iyi hano video yawe ntabwo uri buki exporting, imbaraga yose zose yagutwaye n'ibindi byose biraba bipfuye ubusa. Kugira ngo rero wirinde aya makosa yo kugwa mu kuba waza gukora video waza gusoza ugasanga ntabwo ushoboye kuyiexportinga, ikintu uri buze gukora uririnda gukoresha ijambo cyangwa se feature yanditseho pro. Nimbi reka dusubire inyuma kugira ngo urugero noneho turebe nimba ugiye kwandika kuri iyi video yawe nabwo bitewe na feature ugiye gukora. Nimba ugiye kwandika urakanda kuri text, hanyuma nuza kuri add text wenda wandike hi, bakubwire style, nuza kuri style gutya cyangwa se effects urahita utangira ubone izanditseho pro. Ibi biragusaba kwitonda cyane ugashakamo iyitanditseho pro gutya kugira ngo uze kuyikoresha bityo batagusaba kwishyura. Ni ukuvuga ngo ikikubwira ko feature ugiye gukoresha yishyurwa nuko yanditseho pro. Uraza uscrolling gutya urebe izingizi zitanditseho pro, nk'iyi ngiyi aba ariyo ukoresha itanditseho pro, nibwo uri buze ku exportinga video yawe for free, nta ku exportinga bibayo. Ni ukuvuga ngo ingingo nyamukuru y'iyi video ni ukukwereka ibyishyurwa kuri CapCut n'ibitishyurwa. Ubwo nk'umuntu turebanye iyi video kugera kuri uyu munota amaze gusobanukirwa neza ko ikintu cyanditseho pro kuri CapCut kirishyurwa, nugikoresha ugasoza video yawe bizagusaba ko wishyura, ariko nucunga ukareba icyanditse ikitari pro, icyo ngicyo uraza kugikoresha bityo we exporting video yawe uyikoreshe nta kibazo. Ubwo iki kibazo ngisubije nyuma y'abantu benshi bari bambajije ibintu bitandukanye bati ko turiho dukora video kuri CapCut bityo twajya kuyiexportinga bikarangira video batubwiye ngo twishyura amafaranga. Ni ikiro nakubwira, menya gutandukanya ikintu bita pro na free features kugira ngo uze gukora video yawe ku rwego rwiza. Hanyuma numara kumenya kubitandukanya umaze ku editinga video yawe usoje, hari abandi bantu bambwiye ngo kuyiexportinga biragora. Urabona nuza ukareba hano kubera ko nta kintu kiri pro nakoresheje hano, nta pro yanditseho. Niba kuri video yawe itanditseho pro hano hita ukanda hano export, niko ku exportinga video. Ariko niba handitseho pro hano uraza kuyiexportinga bakwishyuza, irinde ko haza kwiyandikaho pro hanyuma uyiexporting. Ku exportinga video rero uraza ugakanda hano handitse export, okay, hano handitse export ukayiexportinga gutya igatangira ikabara bitewe na urabona ko telefone yanjye yuzuye, ariko igatangira ikabara video yawe nta kibazo, ikabara yigeze kwijana video yawe ijya muri telefone. Urabona ko iyo waramutse utakoreshe pro uri exportinga video yawe ikajya muri telefone yawe. Rero ni gutya wakoresha CapCut ku buntu ukirinda guhura na za features zose zo kwishyurwa. Guys, bye, ndabakunda. Niba video wayikunze kana like, hanyuma sharing ku bandi, hanyuma ikindi gikomeye kana subscribe ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe gucika. Bye bye. Bye bye.